ya nyuma ya Falpi mwenyewe tutangira filime yacu y'umwaka The Cleaning Lady episode ya 6 nyuma karimo kisikia panura sikia Falpi uraperi w'umwaka rap nyayo nababwiye uyu mwaka Sankara hamwe na Falpi ibikoresho bishyashya gusa yiswe panura sikia rap nyayo amora mutwe nk'ibisazi bakagitenge babite banuma babimida bungudisiki ya rap na numwe mudabo wa maporomo dutanya episode ya 6 ya Cleaning Lady hatagira ucikwa nje wategurutwe ubusani bwose ndabusanuka umeze nk'ibohe bwarabembamye hajyangize ngizi muzitadri zidapazika ndagiye bazita drill zifite zigize iminano baho uvuze indudu dupambanye kwishwi abanzi mwivanga mbicisha ubunyundo baho maje umwanzi murasa mujisho imondagaja undaburiza simunda gushya imumuriza ikitukitoko twe twapanuye twarakaniye twarafayiye tumenda amafosi duteganya mone imande turaturika turaba komando kumiturika dufata imitima y'aba turaba komando kumiturika turamurika bikagama tishi bararabuka bacegesha cyane mu yarubika zigidi migezo ndaturubika baraperi barajaye ko Falpi yajeje tinga badesi bahodana baise panura ikibuga banzi basubire kwisuka manurizo nkuba twika ambaza Falpi arajya ngo bwa buyoga bwagoswe bwitwa Gatarama Falpi abombye tije ubuzima bwanjye buhoza kwisoko bizandi yubuyinge guhagasopo kuduhira cyane ubugambo bifite ugenda ko bagabanyije ubukana ufata amakayi mwongera ubumenyi sinyasigara muramagana icadutagwa murankabije ku rutonde rw'isima sisisiro kubanyuka inabi ndahumuriro no kwasha yitwa nituzahangana buryo umwana y'ikinyoni bangana sininyuruga yadutaruka ahubwo twacyane gusanga amavuye bikuriya kwanzu ubona nkubara ubujiji bwawumbara nkubara bari ko mudesi batugubanya imibiri yacu yabaye ibinya tubaho bukuba bari homeless batugubanya ariko imibiri yacu yabaye ibinya Falpi kanwa kumusasu bahumva kanuka iki utanya Cleaning Lady panura ikibu right basubire kwisu hatagira ucikwa manurizo nkuba iyo miyaga tarama bunduza pamwa sini ibisi wandi kubisazi muri imiso ni kubisazi The Truck Slayer Cleaning Lady Falpi n'ubundi ucuruza ibyango bya danje urumva nibajyanira aho utazanyurwa n'indirimbo uzamwambika esikegara twadutafunga umunwa. These arrests wouldn't have happened if you were doing it. Ati ubukora akazi kawe neza zuna arrest warrants cyangwa se n'ibipapuro biva mu rukiko bidufunga ntago bakabe babitanga. Urabona umupolisi ugashyuha ngo dutsimba imbunda. Calm down bro. Sasa umugabo bamutaye muri Philippines kubera urusimbi. Nayo yakoreraga yose yakinaga mu rusimbi. Rero kuza mu mujyi nka Las Vegas none abagiye gupfa. Ati maze kinini shere wanje nakina urusimbi. And I'm proud of you. Enda kwishimiye bwari mwe ugutakira ukina. Ariko suko urwanze nuko ukenenye. Don't think you want to test that now. Ariko cyo nakwifuriza cyo nago nakwifuza kuza muri Vegas kuko banakurasura mu I'm afraid this isn't something I can help you with, Tony. Ati rwose Tony umbabare nacyo nagufasha. Buraga kamwanya nta muntu uzi ugurisha ingingo z'abantu. Byabintu usanga ari umuntu ucuruza impyiko intoryi ibintu nk'ibyo bitandukanye. What if I found a liver on my own? None se bazi ndamutse nibona y'umwijima ku giti cyanjye. Could the surgery be done here? Wenda kubaga umwana kumutera muri mwijima byabera hano. I can't risk losing my medical license. Wa mugore we ibyo ntago byakorerwa nuko nanjye bahita banyamwanya muri license cyangwa se haryo ngo ni license uburenganzira bwo kuba nakora. Umugore black market cyangwa se amasoko iyo bacuzaho nk'intwaro ibintu nk'ibyo. Magendo ati kugura ikintu magendo bishaka kubera bivuze ngo muganga nawe afite abantu b'amagendo azi. Ariko atabwira umugore ati ibintu bya magendo. Wowe uri muri Amerika kandi byango mufite ibya byiza wabyirinda. You'd be risking Luca's life by uraburi mashi ubuzima bw'umwana mu byago. Numushyira mu bintu hari ukuntu ugenda ukagura nk'umwijima nk'umuntu mwenda warwaye ka mukecuru urwaye egituntu ibintu nk'ibyo. His life is already at risk. Ati n'ubundi ubuzima bw'umwana wanjye buri mu byago. Kuba muri Amerika byitwa ko ndi umwene gihugu cyangwa afite ibyangombwa byuzuye. Mudama baseriye bitabaye ibyo nanye nakazi kandi ngukorera. Fana mu banyamanyi waruguru zaza biramucanga. Akeneye kugera ku byihebe. Umugore nawe akeneye uburenganzira bwo kuba muri Amerika atuje. Visa
And it gives temporary status for informant. ati rwose iyo guha temporary status cyangwa se uba muri Amerika by'akanya gato nta muntu ugukurikirana, Helping with an investigation. ariko iyo ihabwa akenshi umuntu utanga amakuru mu iperereza runaka. For how long? Nibyo se n'iby'igihe kingana iki? For as long as the investigation takes. Mu gihe iperereza rikijya mbere rwose umutekano wawe uzaba wizewe, iyo S visa uzaba wemerewe ukatama Amerika yose nta kibazo. But you're going to have to be actively assisting law enforcement. ariko bivuze ngo nawe ugomba gushyira imbaraga kugira ngo ufashe leta ibyo gusabye byose. So I'll have to keep informing. Bivuze ngo ngomba gukomeza kubaha amakuru. And I will keep you protected. Urayama nanjye ngomeza ngucungira umutekano. Muri make ni donadoni. I know you don't believe me. Ndabizi ntujye unyizera. Mwizeye nese nyine. I will. Humura umutekano kuri nshyo zawe gucungira. To your back. Ati hari ikindi kintu ushaka kugusaba. Sasa uyu mudamu batangiye atinyuye umugabo, ariko asigaye amufata nk'umusaza ikibazo cyose agize, amwisanzuraho. Lucas still needs a liver transplant. Ati umwana wanjye Luka aracyakeneye liver transplant. Tony ntabwo ari business. Nkuramo umuntu urupyiko rumwe haruha umurwayi. Nkuko umwana akeneye umwijima ndibukure mu wundi muntu. So ibintu hano ni donadoni. Udufaranga muri buduhe nitwo tugaburiramo abantu. All you have to do is assist our lead surgeon. Ati wa mugore w'icyo usabwa nta kintu kudufasha kubaga bano bantu. And then you'll be saving the life of your son. Nawe mu nyuma urimo uratabara ubuzima bw'umwana wawe. Hano iyo umuntu afite impyiko imwe iramutunga akabaho. Ariko iyo ufite impyiko imwe, bro, ni watwara imodoka ahantu harehare. Nabwo kugakubitanira imwe mu cyumweru. Count on you, doctor. Impyiko ni ikintu kibi ku ntwaro twazibitse. Sasa umusore intwaro nawe yazibye zijyana handi. Abwira abapagaza ati mukomeze muzicunga boss, namubwira ko nazijyanye ibintu byatunganye. Nezere ko nta muntu